Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza nshuti mukunzi ukomeje kunkurikira kuri 3M TV right now. Iyi nkuru tugiye kurebera hamwe rero nk'ibisanzwe ni igice cya karindwi cy'inkuru yitwa Ravin Shadow. Ndabizi yuko muyikunda muri benshi, ariko rero mukore subscribe kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Buri gice cyose dukora bujye muhita mukibona. Ikindi nakubwira nuko ibice byose byatambutse uri buze kubisanga kuri YouTube channel n'ubundi ngiyi yacu yes twita 3M TV. Ngayo ngo reka twikomereze n'inkuru yacu. Byancanze mu modoka numvaga ngiye nko gusara kubw'amahirwe ngiye kumva numva Jeff aramfashe, ndamubwira Jeff please ngwino hano ngaha, Jackie aguye igihumure mbabara banguka wirukanka uze dutabare, nuko turi ku muhanda muhereza live location turi mu muhanda byaducanze twabuze ukuntu tubigenza n'ukuri. Jeff ati none se Sophia waretse kunshanganyikisha nese muri mu biki nese habaye ikihe kibazo? Ndabwo nurumva ndatwaye ninjye twaye imodoka kandi Jackie man yaguye igihumure, yaguye muri koma kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga mfite, nshobora guhura na polisi bagahita badufata bakandipotinga bakansubiza mu Rwanda. Man bahora n'ukuri wanga kuzo dutabare. Ako kanya nakomeje kugerageza gutwara imodoka, icyakora nyine negera hirya ndagenda, ubwo nari kugenda ntwara nirukanka nyine kumva imodoka nari isubije muri controle, ndagutwara kugira ngo ndebe ko nagera ahantu hari akavuriro nibura gatoya cyangwa se agafarumasi, ahantu nyine bahita bantabara bakamumfashiriza kuko nabonaga ari no guhumeka nabi cyane. Ubwo ngubwo turagenda nyine kubw'amahirwe tubonye akantu k'agafarumasi mpamagara aho ngaho. Jeff nawe yari kumpamagara kenshi cyane ambwira ati mbwira ahantu uri ndi kuza ngiye kugeraho. Noneho Jeff abaraje nyine angeraho, akimara kugeraho ndamubwira ni Jeff umva nukuri kw'Imana uko byagenze. Ahita avuga ati none si Jack arihe? Ubwo Jack bari bamuryamisha ku gatanda kari hirya, barimo kugerageza kumwitaho, bari kumuhereza umwuka. Ahita avuga ati umukunzi wanjye abaye iki koko? Mpita mubwira ni Jeff urumva rero ibintu bibaye nanjye ubwaka sinzi ukuntu nabigusobanurira, gusa birizanye tu agize gutya agira ikibazo. Urumva ntabwo nari kubwira Jeff ibintu bibaye, kandi urumva nari kumubwira ngo amenye yuko ngo sheri kandi ariwe sheri. Urumva naratuje mbona n'icyo nsobanura, gusa nyine ndavuga ngo birizanye. Ndavuga ni wenda hari wasanga ari za nzoga yarayanywe nijoro zimuguye nabi n'ibiki byose. Jeff nyine numva ari kugerageza kunyumva. Ubwo ngubwo Jeff nyine turicara turategereza, tujya kubona tubona araje, tubona Jackie yagize araje. Jackie n'ubundi araza, akimara kutugera ahita akimara kubona Jeff araza yirukanka aramuhobera cyane, akajya avuga n'ubundi amagambo ayisubiramo ngo niwe mukunzi nari mbizi. Nkavuga ni Imana yanjye agiye kumvamo, mpita mvuga nti nese habaye iki Jackie ufite ikihe kibazo koko? Ubwo rero Jeff yanze kugira ikintu avuga, ahita aterura umukunzi we aramujyana amwicaza mu modoka ye, arambwira ati Sophia nawe ngwino mu modoka yacu iyo ngiyo yireke nta kibazo, turaza gushaka ukuntu tugeraho. Turataha tugera mu rugo, ya modoka tuyisika kuri farumasi. Ubwo tugera mu rugo nyine Jackie ahita aryama nyine kugira ngo wenda aze kuba yamera neza mu gitondo. Naraye ijoro ryose byancanze, ibintu byanyu bindi kuba ati Mana yanjye ubuse koko nzizere nde? Marcus niwe washutse inshuti yanjye magana, ndangije sinabimenya koko ese bakundanye ryari? Wumve ngo numvaga nanjye ntazi ibintu birimo kuba. Ubwo amasaha nimugoroba nawe urabyumva, ndaryamye nashyize udukuteri mu matwi ndi kumva uturirimbo dutuje tw'igifaransa, ndadukunda cyane iyo ngiye kuryama. ubwo nyine mu gihe nari ndyamye ngiye kubona mbona nomero yampamagaye, ndebye mbona ni Cross umpamagaye. Cross ati ariko Sophia ubu koko ubure no kuba wampamagara ngo mbaze niba nageze no mu rugo amahoro ko nari maze kugeza aho ngaho. Ako Sophia basi ubure no kumbwira yuko umeze neza. Ndambwira ni Cross sorry kabisa sorry, ariko nyine wari ubizi ko meze neza nese ko wangejejeyo, urumva nari kumera nabi gute kandi wongejeje ku nshuti yanjye ariko nyitaho. Cross ati inshuti yawe kandi ariyo wari warakariye cyane, ubwo se byarangiye gute? Byarangiye mwiyunze? Mpita mvuga ni sha Cross mbabarira ndumva nta bintu byinshi nshaka kuvugana nawe kabisa, icyakora nyine meze neza, niba ari icyo washaka kumbaza nawe ndabyumva meze neza, Imana ishimwe. Rero ngaho uramuke. Cross ati ariko Sophia wagiye umakanya kuki udashaka kunyumva koko? Sophia koko ndaguhamagaye nshaka yuko tuganira, rero uri kumbwira ngo ndamuke koko? Ndamubwira ni Cross ndumva naniwe, nahuriye n'ibintu byinshi mu mutwe wanjye, ndumva nancanganyukiwe, none nakoze amakosa mu muhanda mfite n'ubwoba yuko kamera zamfashe. Cross atunga ati wakoze ayo makosa Sophia? Mu muhanda wakozemo ayo makosa? Ndamubwira ni
ubwo ubwo njye na Jack twari turi mu modoka turi kugenda, Jack agira ikibazo mu modoka, amaze kugira ikibazo biba ngombwa yuko musimbura ndamutwara ko yari yahwereye, iyo tuhatinda yari gupfa, nagomba guhita mutwara nkamujyana kwa muganga kandi sinari kumukuramo ngo ngende mwirukanka na sinari kumushobora. Nyine wumve ngo nahuye n'ibigeragezo pe. Icyakora nyine Cross ati nubise Jack ameze gute kano kanya, mbwira ahantu muri nze mbarebe. Ndamubwira no wihangayika, boyfriend we witwa Jeff yaje, ibintu yabishyize ku murongo, n'ubu ngubu nyine ari hano mu rugo, ari kumwitaho, ari kumwe mu cyumba, njye nibereye nyine mu cyanjye tu. Cross ariruhutse cyane, mitubwira ariko ese Cross ukunda Jack ko bise numva uziko wari ugiye guta umutwe nguki. Cross what? Cross itavuga ati oya wivuga ibintu bidahura, kivuga ntaho bihuriye. None se nkunda Jack gute nyine? Ntabwo nkunda Jack, ahubwo nuko muri rusange kumva yuko inshuti yawe itameze neza birambangamiye tu, ariko I hope ko you are good. So Sophia, ndenda kuva hano ngaha muri Amerika ngasubira mu Rwanda mu bikorwa by'akazi, nizere rero yuko uzaza ukamperekeza. Ndamubwira ariko ngwerekeza ze mu rwego, ariko Cross wibagiwe ko ari wanyirukanishije mu kazi, none umva ibintu arimo arambwira ngo uzaza umerekeza, nawe uzijyane cyangwa ubyihorere. Ubundi sinzi impamvu turimo no kuvugana Cross, nahisemo kupanyirwa, numvaga ndakaye Cross yumvaga twamaze kuba inshuti and they become disappointed. Ahita yongera aramamagara ngo Sophia kuki uri kunkupa, mitambwira ntago nzi ukuntu nanjye bigenze nari ndakaye. Cross ahita avuga ati urumva Sophia basi mbabarira, niba ibyo ari byo bituma ndakarira katugaruka mu Rwanda, ikigo rwose uragisubiramo kandi ntabwo ugisubiramo uri umunyamakuru, ugisubiramo uri umuyobozi n'umunyamakuru, byose n'ibindi byose ushaka n'ahandi hose wifuza Sophia nahaguhereza. Ndatekereza ndavuga nari ariko Cross uzi ukuntu kugera muri Amerika byarangoye cyane rwose, ntabwo napfa kongera guhita ndemera kugaruka muri icyo gihugu hafi kabisa. ubwo ngubu mitambwira ariko rero nta kibazo, nzaza kugwerekeza kuri airport, igihe nikigera ngo badashaka gusubira mu kazi nzakubwira. Cross ati okay, it's okay, byari ko byiza nyine iyo wemera tugasubira nayo ugasubira mu kazi kawe, kuko nanjye mvuye kubona kuri televiziyo ubu ntabwo nyireba amakuru kubera ko wagiye. Noneho urumva njye nk'umunyamakuru nakurikiranaga amakuru bya hafi, mitambwira no ntabwo ugomba guhangayika, intambara ya Ukraine n'Uburusiya igeze ku musozo, igiye kurangira. Si ibyo ngibyo ushaka kumenya, ibijyanye n'ubucuruzi mu Rwanda bumeze neza, n'ibyo ngibyo birahagije. Ibyo ngibyo ntibihagije se? Mitambwira ariko ubundi Cross, Mr White mumeranye gute? Boss nyiri televiziyo ni gute uvuga ibintu bikikora? Cross ati Mr White se ntuzi ko abangaha, ntabwo uzi ko abangaha muri Amerika? N'ejo bundi twarahuye, Mr White ameze neza cyane, ahubwo nawe yari ari kwibaza impamvu bakwirukanye, ariko ndamubwira ni wari umaze iminsi umbangamira muri business yanjye. Aravuga ati naribi. Ndamuvuga ni sha Mr White disco nari umwana mwiza, ariko muba mwamushutse mumwereka kubera ko afite ibindi bintu awugiyemo, mwamushutse mumwereka ukuntu ngo Sophia Rain sha nyine reka naribura muke tuzavugana ejo. Nahise ndyama mu gitondo cya kare, urumva sinzi byabaye, nabiro byutse kandi ndagenda ngomanga ku muryango w'icyumba, numva bari guseka cyane, batembaga ndabatoka, nari nzi ko yarwaye yarembye none barimo guseka, buriya nta kibazo rwose. Impita nongera ndigendera, gusa nanjye nk'umukobwa w'umutima nahise ngenda njya mu gikoni negura breakfast mu gitondo cya kare. Jeff abaraje nyine, Jeff mbona yambaye imyenda ye nimugoroba, ndamubwira Jeff none se mu kazi ntabwo wakishe? Jeff ati no, isake ndikorera, ntabwo ari ngombwa ngo njye uyu munsi, I can go there anytime, kandi hano hari imyenda yanjye myinshi, nubwo uyisubona nambaye ni pressure, nshobora kwambara indi nta kibazo. Ndamubwira ni karibu kumeza rero. Jackie umeze gute se mana yanjye, ejo waneye ubwoba numvaga ngiye gupfa. Jackie ndeba ikijisho mbona icyo ambwiye, ni nko kumbwira ngo singire ikintu ndongera kuvuga kuri ku byabaye ejo. Ndavuga ko isawa tuhita tugenda tujya gufata breakfast, dufata breakfast nari yateguye, bari kuva ariko abanyamakuru ko nimuzi guteka bose baransetse nyine ngo ntabwo nabitetse neza, ariko barabirya, bari bafite inzara. ubwo ngubwo ashaka nyine Jeff ahita avuga ati reka ngende, ndabona umukunzi wanjye ameze neza, kandi Sophia yarakoze cyane guhita umuhamagara umukunzi wanjye ameze nabi, iyo utamuhamagara twari gushwana. Jeff abaragiye, ubwo nanjye nsigara ngo ndi kuganira na Jack. Ndamubwira Jackie ugomba kwihangana, ugomba kumva ko ubuzima bukomeje nyuma yo guhemukirwa n'umuntu ukunda. Ntabwo isi birangiye Jackie, I swear to God, ntabwo isi birangiye,
ntabwo kuba umukunzi wawe yakubreakinga kuriya ntabwo isi irangiye, ntabwo bivuze yuko ubuzima bwawe butagiye gukomeza, ahubwo ni itangiriro ryo kumwereka yuko yakinnye n'ikipe idakinishwa. Njyewe singiye kukugira inama yo kuba wamwihimuraho. Jack, kora ubukwe, komeza ubuzima bwawe, Jeff aragukunda, mwemerere mukore ubukwe, n'undi ndabizi ko ahora bigusaba wamwangiye, nyine nayo namuwangishaga. Igisubizo rero wakibonye, igisubizo wari utegereje cyo kureba ngo ukore iki wakibonye. Kundana n'umugabo ugukunda kandi ufite amafaranga, urukundo ruzaza, ndabizi uzamukunda. Niba ukunda kubereye imbwa, Jack atariko ibaze nawe gukundana n'umuntu igihe kingana kuriya akubeshya, afite umugore, agakora ubukwe mu Rwanda simbimenye, nanjye nkaba igicucu. Yigeze kumara iminsi ari bize, sinabyitaho, sinabihereza agaciro, ariko mutambwira ni Jack, ihangane ni ukuri kw'Imana, ihangane pe, ihangane, ndabyumva arabaye cyane, waciye mu bihe bitoroshye, ariko nta kundi nyine. Ikintu cyaboshe ni ukuntu ntabonye n'akanya ko kwisanzura ngo mbe narira, sinari kubwira Jeff ikibazo nagize, gusa namubwiye yuko nsanzwe njya agira isereri nk'itura hasi. Sophia, ndumva nshaka amazi yo kumva, urugendo uzanira amazi. Nahise ngenda muzanira amazi, Jack akomeza abyineka nyine, gusa nakomeje kumuturisha nyine aratuza. Ubwo amasaha yari amaze no gusa naho agera mu masaha ya saa yine zenda kugera saa tanu. Bitongo yuko Jack, reka noneho neke weho nta kibazo, you can watch the movie, ushaka kumva uturirimbo twiza kugira ngo ukomeze umere neza cyane, reka nanjye nshake utuntu neka nyine turibashe kurya. Jack ubwo ngubwo aremera, ndagenda ndategura. Ubwo mu kanya twari tugiye guteka, nagiye kumva numva ku gipangu umuntu arasoniye, tugiye kureba tubona ni Cross udutunguye. Ndavuga imodoka ya Cross kijanga kandi mana yanjye urana watesha umutwe. Nahise nihanagura nyine, ndagenda nifite amazi mu ntoki, mpita nihanagura, ndagenda ndamusanganira, ndamubwira Cross ko dusuye mu masaha itaraganye, so ngo yuko uzasubira mu Rwanda umusibe ejo, none se kuki utaha kano kanya? Okay, Cross ahita ambwira ati Sophia, ntabwo nagenda nabahaye gift, kandi urumva ejo nzaba muze, nzaba afite ibintu byinshi, rero ibyo nagomba kubahamo gift mbizanye ubu ngubu. Mpita mvuga ni sibwo niyo gift tuzaniye kuko nagiye kujya kubona mbona Cross amavarisi ane arimo imyenda myiza cyane. Ahita ambwira, urumva sweetheart, ndabizi ko ibintu byawe byinshi wabisize mu Rwanda, ibiro byinshi mu ndege ntabwo bikunda, so niyo mpamvu nakugura imyenda, kandi ndabizi ko kuri buze kubikunda. Iyo udakunda ushobora nyine gushaka abakene uyera, ariko ndabizi ko muri aya mavarisi ane ntabwo uzabonamo imyenda myinshi yagukwira, ko nagendeye kuri size yawe, nagendeye ku bipimo byawe, cya gihe uryamye naragupimye. Ikindi cya kabiri, nakurikiye amasitati yawe, narebye amafoto yawe, narebye imyenda wakundaga, hafi yose wakoreshaga mu Rwanda, nagiye ngura imeze nkayo, ndetse ngendana n'ibigizwe n'ubungura n'indi myinshi, imitako myiza, so I know uri buze kubikunda. Okay, reka rero ngende uze kunsuhuriza Jack, ntabwo ndi buze kwinjira. Gusa rero hari akagift namuzaniye, uze kureba kino gikapu nayo kirimo utuntu namuguriye, aze kurebaho neza, hajya harimo udusakame twiza, udusaha, ni ibintu byiza nyine. So bye rero. Numvishe bindenze, ndavuga ariko Cross usugira umutima mwiza, Cross ko nari kuri umugome, mana yanjye urimo kuntungura, nise ubu wagiye ungura gift man cyaze. Okay, merci beaucoup, merci, kandi uzagaruke vuba, nta muntu utakwifuza ko ahantu uri. Ndamusezera nyine, Cross aragenda, ariko mpita nzamukana ibyo bintu nyine, mva ndi kureba ukuntu mpita mbwira Jack, ni Jack uzi ibintu Cross akoze. Jack ari kureba filime, ahita avuga ati Sophie, reka kunderanje man, ndi kureba filime kandi yaryoshye, wimbangamira rwose. Mpita mbwira se warebye hano kukubwira ibyo nshaka kukubwira. Arebye abona amavarisi, ati izo varisi zikuye hehe, ko hano ngira ivarisi imwe y'umweru, izo ngizo zikuye? Mpita mbwira ati urumva, ahita avuga ati none se imyenda yawe rero se wayitumijeho, wenda niba bakuzaniye. Mpita avuga none ni gift Cross atuzaniye, ubwo ngwino turebe imyenda idukwiriye. Jack ahita ahaguruka, n'ibyo umushyira birasharaza, ati what? Mana yanjye, uzi ko Cross ari romantike we, nese Cross ni umukire bigezaho, zana hano ngaho ivari ako kavarisi gatoya turebe. Ahita ati dore iki gikapu nicyo yambwiye nyine ngo ni gift zawe. Ubwo Jack aragifata, aribye, ati what the fuck man, uzisha neta amafaranga igura,
uzigenereye nyifuza narabuze ubushobozi bwo kuyigura. Mana yanjye zana hano ngaha turebe neza. Yararebye abonamo gift nyinshi, abonamo impeta nziza zihenze, abonamo amapiju, ibintu byiza cyane gusa. Umva yaranezerewe rwose bikomeye cyane, nanjye ndabibona. Ubwo rero nanjye mpita kugenda ndeba imyenda, ngenda mbona amakanzu meza ahenze y'abakire, ngenda mbona ibintu ubundi ntajyaga ntekereza, mbonamo n'imyenda najyaga nambara ariko twayambitswe nyine, urumva nk'abanyamakuru tuba twambara neza ariko twambara ibintu bitari ibyacu, ari amaduka twambika wagira ngo iryo duka ryose niryo bari bazamuye bararinzanira. Nyine numvishe binejeje cyane. Kumbi amakuru naje kumenya nyuma nuko Close yari yavuganye na wa designer wajyaga nyambika, amubwira ibintu nkunda kwambara, aragenda akora shopping. That was very funny and it was very wonderful. Numvishe bindenze ndishima cyane. Ubwo ngubwo nyine ndayipima, ndayikunda cyane, byose ndabikunda. Uzi ko nta mwenda n'umwe Close yigeze zana ngo wange kumwera cyangwa se nkukunde. Outfit, amabara meza cyane, nyine umva reka ibyo tubivondeke gutenga mu magambo kuko ni byinshi cyane. Ahubwo reka twikomereze. Ubwo ngubwo Jackie nyine yakunze ibintu bari bamuzaniye, gusa mu myenda bari banzaniye nyine yahise abonamo n'utundi twenda twiza natwenda tumuhereza. Ubwo tuba tubijyanye mu cyumba nyine tugaruka aho ngaho. Ngiye nsanga nashirije mfata ibyo nari nashirije ndabimena, ndangije ndakomeza neka ibindi binashya bitinzamo nyine mbihereza Jack ati sha umva Sophie ntabwo we nashobora kubana nawe, reba igihe uzaniye ibiryo n'ukuri, ibiryo byasa, reba igihe watangire guteka. Atariko da biziriuka icyakurangaje. Okay sawa, ahubwo se hamagara Adrian tumushimire. Ndumva nari kusha uzi ko ari byiza ko tutigeze tumushimira. Nzana telefone tumaze kurya turamuhamagara turamubwira Adrian merci beaucoup. Adrian nawe biramunezeza cyane, ahita tubwira yuko ku munsi w'ejo aribwo azagenda. Jack itambwira ati ariko Sophia warese tukajyana na Adrian mu Rwanda tukajya kuhasura by'igihe gito. Ndamubwira ati mbabarira, reba kiriya gicucu ibintu cyagukoreye nawe kiri mu Rwanda, kandi ninjye sinzabura guhura nacyo kuko Marcus ni inshuti yanjye. Urumva ni ngombwa yuko wenda najya nko kumuvugisha nkamenya nk'amakuru yuko amenye yuko naje simuvugishe, kandi urabizi njye nkigera ku mupaka ubwabyo amafoto bahita bamfotora bagatangira kubipostinga. Marcus yahita amenya ko ndi mu Rwanda, kandi urabizi ko ukuntu tuzaba turi kungosha kuducunga bakadufotorana, ugasanga nyine ibintu bibaye bibi cyane, ugasanga by the way urumva ibintu ntabwo byaba ari fresh. Jack ati oya Sophie njyara ukuntu numva byaba ari fresh, reka mbwire sheri wanjye, urumva reka mbwire Jeff ashaka nyine ukuntu abigenza, azaze nawe tujyane imbi ndi kumwe na Jeff nawe uri kumwe na Adrian, none dutembere like 2 weeks, like 1 month, none tugaruka hano ngaha just as the same. Urabizi njye mfite ubwene igihugu bwa hano, kandi nawe visa yawe kwemera kugenda wherever you want, so we can go there. Ndamubwira okay nta kibazo. Nanjye nari mfite amafaranga yanjye ariko my money was not much as them. Nabo bari bafite amafaranga menshi nyine, umva ubwo ngubwo ndashyuhagana mbamamagaye Adrian turamushimira. Nyuma yo kumushimira mpita mubwira ati sha Close ese waritse ubundi tukazagera mu Rwanda, wa mugani ko wari wabinsabye. Close ati what Sophia wabyemeye, wemeye ko tujyana mu Rwanda? Mpita nemeye ariko ntabwo ari kujya mu Rwanda kwaguma burundu, it's just to visit, no kwagera tukamara igihe gito tugahita tugaruka. Close ati okay sawa nta kibazo nzaza kugufata rwose tujyane. Mpita ati ariko it's not me only, tuzaba turi kumwe na Jackie nawe azaba ari kumwe n'umukunzi witwa Jeff, tuzagenda nyine mu ndege iri privé ye. Close ati tuzagenda twese mu ndege iri privé iyanjye sigende mu ndege. Ariko se Close ntukagigire indege yawe nyine, none se ubwo bizagenda bite? Ubwo rero mva ngiye nduva muri no kunshanga, nese tuzabigenza gute ko dushaka gutembera turi bane, ndi kumwe nawe bari kumwe nyine just as a friend. I'm your friend sibyo se? Close ati no ntabwo byakunda, indege yanjye urabizi ndayikoresha cyane, ntabwo nayisiga hano ngo njye mu Rwanda kandi nzayikenera. So rero ahubwo ubishaka mwebwe mwazanga batwara nta kibazo nazabagarura, cyangwa bo bagatwara iyabo nawe ukazanga gutwara mu yanjye. Mpita mvuga ati okay reka mbitekerezeho, reka tunavugisha uwo Jeff sheri wa Jackie, reka tubanze twumve ko abyemera nyine nuko ari we duhereyeho. Close ahita avuga ati okay nta kibazo. Ubwo Jack abahamagaye mugenzi sheri we Jeff aramuhamagara ati sweetheart turashaka gutembera, turashaka kujya mu Rwanda. Urumva zino stress mazemo iminsi, ndumva ikintu cyatuma mera neza ariko twajya mu Rwanda tugatembera, tugatravelinga mu misozi, tugatraveling, I miss my hometown. Urabizi ashize igihe kinini cyane
nagera mu gihugu cyanjye, rero ndakumbuye cyane, umfashije rwose wareka tukajyayo. Ubwo ndangije nari ndi kubyumva nyine, numva ukuntu yibebeshe nyine, kubw'amahirwe aba aremeye nyine. Jeff nawe arabyemera, bati ariko sweetheart n'icyo wansaba ngo nyikwime, ndabyemeye rwose. Jeff aba aremeye ako kanya. Noneho ubwo umunsi uragera, twagomba kugenda ku munsi wari ukurikiyeho, ibyo bagomba kuzura urumva nk'abantu b'abakire byaroroshye cyane, baba barabyujuje. Ku munsi wa gatatu uragera, and ako kanya umuntu witwa Close yahise azana imodoka ye nziza cyane, ikimodoka cyiza gihenze, araza aramfata anjyana kuri private airport, anshyira mu ndege ye, none dusanga n'aba bandi nabo baparitse nyine, ukumva tugenda mu kirere nyine, wewe utari uhari ntabwo wabasha kubyumva neza, but it was very very wonderful. Ariko Cross turi kugenda nabonaga yishimye bitigeze bibaho mu buzima bwe. Ariko Cross man, uziko wabaye ikigori gise, none se wishimishijwe n'iki kano kanya? Untwaye mu ndege yawe, sinakwishyuye, unjyaniye mu Rwanda ubuntu, kandi itike igura miliyoni, none uri kwishima sha. Cross tuvuga ati Sophia, ntabwo wakumva ukuntu kuba ndi kumwe nawe binezeza, nubwo byansaba gutanga ibyo mfite byose kugira ngo marane nawe igihe kimeze gutya, I can spend it, nabikora. Numvisha nsegeje, ndaseka ndamubwira okay sawa rero reka tugende. Sawa rukundo, turagenda nyine, tuva ngaho dukomereza mu Rwanda. Nagendaga mbona, umve nk'usubwa mbere n'igihe mu ndege, ariko n'ubwa mbere numvaga bimeze nk'ibisazi. Ibaze ko kubyuka urumva ugatekereza guhita ufata indege ukahita ubikora, numvaga bimeze nk'ibintu bitabaho nyine. Icyakora ndagenda, telefone yanjye ubwo ngubwo nari maze igihe kinini cyane nakoresha social media. Nkimara kugera kuri social media, I got surprised. Abantu bose, Sophia Ren kuki utagikora kuri televiziyo? Abantu bagiye banyandikira, abanyamakuru dukora n'inshuti, ibinyamakuru byanyanditse, bamwe bavuga ngo narashimuswe, abandi bavuga mana ibikuru byinshi nyine sinzi. Nibwo nari nkisanzura nyine, nkimara kubona ko ibintu bigiye ku murongo, nkijya kuri telefone nahise ngwa muri koma, mbwira Close, ni Close bino bintu wabibonaga? Ati biki? Ni ibintu bari kunyandikaho bagenda bansebye ngo narashimuswe, abandi ngo narazimye, abandi ngo iki, bino bintu wajyaga ubibona? Close ati nabibonaga, ariko none se ko wari wabikoze ku bushake bwawe, wagiye nta muntu ubwiye? Mitavuga Close, reka ibyo tureke kubivugaho, sibyo? Reka tureke kubivugaho, ibintu byose bizajya mu buryo. Ubwo ngubwo rero mitavuga ati winanyicira mu wudu. Ubwo ngubwo turakomeza turagenda, turamanuka. Ubwo byatwaye igihe kitari gitoya, ariko rero amaherezo tugera mu Rwanda. Reka twikomereze, ntabwo nshaka gutinda mu nzira ibyahabereye, namwe mugende mubikura gake gake mu byumve. Tumaze kugera mu Rwanda ku kibuga cy'indege, Close ntabwo ari umuntu woroheje, kandi nanjye nta muntu wari uzi ko ndi buze, nta muntu waje kutwakira ngo badutezeho akavuyo. Twavuye muri private jet, twinjira mu modoka ye, n'undi yarije kudufata. Ubwo tuba turagiye nyine twerekeza mu Rwanda. Twari twamaze kuhagera, tuva ku kibuga cy'indege twerekeza ku nzu ya Close. Ubwo tukimara kugera ku nzu ya Close, babandi bo bahise bamubwira, baratubwira tumva turi muri Radisson Blu, mwadusanzemo tugasangira ibyo kurya bya nimugoroba, ko ubona tuhageze bwenda kwira. Mu Rwanda ikirere cyari kirimo imvura, ubona nyine turi mu mpera z'umwaka, harimo akavura kamaze iminsi kagwa, wabonaga nyine ari igihugu gisa neza, igihugu buri muntu wese yakwifuza guturamo. Abantu rero bataba mu Rwanda, bahumva mu makuru, bumva ari igihugu kiri aho ngaho, ariko this is the beautiful country I have ever seen. Ni igihugu cyiza cyane. Ubwo ngubwo turagenda nyine, twicara muri Radisson Blu Hotel, turasangira. Umva gusa ako kanya Jeff akimara kubonana na Close, baratunguwe cyane, bararebana babona ntabwo baziranye, gusa nyine ubona nta kibazo bafitanye rwose. Baraganira bati yes, nitwa Jeff. Close nawe ati nitwa Adrian, nizere ko umeze neza cyane. Bose yari abana bakoze bakiri batoya, babonye amafaranga bakiri batoya, bakiri bato cyane. Ubwo Jack we umva wabonaga ibintu bya stress yabitaye hirya, nubwo yari kugira gutyo ukajya kubona ukabona agize akantu k'agahinda, ukabona ameze nk'ugiye kure mu ntekerezo, gusa hashira akanya ugahita ubona arongera aragarutse. Ariko ibintu byari bimeze neza cyane mu buryo ntabasha kubisobanuramo neza ngo ubashe kubyumva. Ubwo ngubwo rero tuba aho ngaho, turariye turanyweye, bo bagomba kurara muri hoteli, nanjye mpita mvuga ariko reka booking room, nanjye ndaza kurara amanga. Close ahita avuga ati Sophia, waje ukajya kurara iwanjye ko nta kibazo? Mpita mubwira Close, iwawe naharara nkandi, ndi mushiki wawe, ndi girlfriend wawe, ndi iki cyawe muri rusange? Arangije Jeff ati no, nizere ko ibintu muvuze atari byo numvishe.
nizere ko ibintu numvishe atari ibyo muvuze. You're not his girlfriend. Ntabwo uri sheri wese. Mpita mubwira ati Jeff, ntabwo nkundana na Close is my best, turi inshuti bisanzwe, ajya amfasha bimwe mu bintu bitandukanye ariko ntabwo dukundana pe, we are just friend. Jeff ati okay, birantunguye cyane, birantunguye pe. Nibyo Jackie ati ntabwo ibintu akubwiye akubeshya rwose, ntabwo bakundana, ni abashuti bisanzwe ariko njye mba numva bakundana nyine, uzi mba numva byanjeniye. Ako kanya nyine nahise mvuga ati ariko Close ari umwana mwiza. Ubwo ngubwo rero mpita mubwira ariko Close, urumva you are my friend, ntabwo ari ngombwa kandi ufite akazi, urabizi ko aricyo kikuzanye mu Rwanda, so you can go and manage your job, ejo tuzatemberana nubona akanya. Yes, ariko thank you very much kuba wampaye lift mu ndege. Close ako kanya ahita nyine adusezeraho, yarangiza agasohoka ati nta kibazo, nihagira ikintu cy'ikibazo mwahura nacyo mushobora guhita mumuhamagara. Ubwo Close aragenda, nanjye ndagenda njya gufata room yo kuryamamo. None ako kanya ngiye muri room yanjye, nabo bari muri room yabo, nagiye kumva numva telefone irampamagaye. Ngiye kumva numva ni Marcus ati Rain, wageze mu Rwanda ntiwambwira. Mpita mubwira nti nageze mu Rwanda sinakubwira, wabimenye ute? Ahita ambwira ati ibinyamakuru byose biri kwandika yuko nyine ngo ari ifoto yagaragaye uri ku kibuga cy'indege ngo uri kugaruka mu Rwanda, and we got surprised, wagarutse mu Rwanda utatubwiye man, n'ukuntu turi inshuti. Mpita mubwira nti ejo nibyo nashaka kubwira, usibye ko nari muze ariko nagarutse mu Rwanda gutembera, ariko abanyamakuru bahana nabo baba barekereje ku kibuga cy'indege, buri muntu wese uje buriya baramufotora ku buryo najemo na sosiyete y'indege yarizi yuko ndibuze kuza rwose. So ndashyoza Marcus, mu gitondo rwose turaza kuvugana ati suraye muri hoteli, kandi ndamubwira nti ndaye muri Radisson bro, niho ndaye ariko ejo nzakuvugisha nyine tube twabonana. Mu gitondo cya kare ubwo ngubwo bwarakeye, dusubira muri restaurant gufata breakfast. Ubwo twari dufite ahantu tugiye tujya gutemberera. Marcus nawe atambwiye, nagiye kumva numva umuntu angeze inyuma, ari Marcus. Nagiye kumva numva umuntu angoze mu mutwe, turi kuri breakfast gusa uburyo Jackie yari yicayemo n'umukunzi we ntabwo nyine bari kubasha kumubona, yankoze inyuma. Mpindukiye mbona niwe nkutwa n'inkuba, none Marcus ati Rain, azamobera cyane. Akimara kumubera Jack baramubonye. Jack akimara kumubona yahise akubita ikirahure cyahise kimucika kitura hasi, kiba kiramenetse. Abantu bose bari muri restaurant baraturebye. Jack ararakara atangira kuvuza induru, ahita aba nk'intare. Abashinzwe umutekano bazamuka birukanka cyane. Ni nadusoreje igice cya 7 kuri Ravin Shadow, wagizwe ko na Jedi Kerodi. Hanyuma ngaha ni 3M TV, mukomeze kugubwa neza.